Imana yacu nishimye cyane. Twongeye kugira nanone umugisha kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ijambo dusanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya mbere, dusome dutangiriye ku murongo w'8. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya mbere, turasoma dutangiriye ku murongo waho w'8. Haravuga ngo, nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Imana yacu nidufashe cyane. Nifuje ko tuganirira ijambo Yohana nawe yanditse. Avuze ijambo risa naho umuntu cyangwa se abantu badashobora kuryumva neza, kuko aravuze ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite ngo tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Mbega iyo umuntu avuga ko nta cyaha afite, aba ashatse no gusobanura yuko atakwihana, kubera ko kugira ngo wihane ni uko wemera intege nke, ni uko wemera icyaha wakoze. Ariko utemera icyaha wakoze ntushobora kwihana. Iki ngiki nicyo kintu cyagoye, nicyo kintu cya mbere cyagoye Adamu mu ngobyi ya Edeni. Kuko umunsi Adamu na Eva nk'ababyeyi bacu ba mbere, umunsi bacumura bakarya itunda Imana yababujije kurya, icyakurikiyeho barihishe. Icyatumye bajya kwihisha ni uko babonye bakoze icyaha, bagiye kwireba ngo babona bambaye ubusa. Hanyuma barihisha kubera kuko bari bazi yuko buri gihe nimugoroba, cyangwa se Bibiliya yikoresha ngo mu mafu ya nimunsi, Imana yazaga kubasura. Ije kubasura rero isanga bihisha kubera icyaha bakoze. Hanyuma Imana irahamagara, iravuga ngo Adamu, Adamu, Adamu we urihe? Ku by'ukuri Imana ntiyari iyobewe aho Adamu ari, kubera kuko Imana izi byose. Mbega mu yandi magambo, Imana yarebaga Adamu aho yihishe. Ariko ikiriya jambo rivuga ngo urihe, mbega Adamu yari asigaye ari umuntu uri fizike gusa, ariko mu buryo bw'umwuka Adamu yari yavuyeho, Adamu yari yarangiye. Imana iramubwira rero ngo Adamu urihe? Nawe arayisubiza ngo, kuko urumva wagiye kwihisha, ntiyakagombye kuba yaravuze kuko yari yagiye kwihisha. Ariko Imana yaramuhamagaye ngo Adamu, Adamu, Adamu we urihe? Nawe ngo arayibwira ngo erega, ngo numvishe imirindi yawe muri iyi ngobyi, ngo ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Imana iramubwira ngo none se wabwiwe n'iki ko wambaye ubusa? Ngo aho ntiwakoze icyaha, aho ntiwakoze cya kindi nakubujije. Adamu yanga kwihana. Icyo Adamu yahise akora ni iki? Yahise avuga ngo wa mugore wampaye yanzaniye itunda, nanjye ndarya. Mbega mu yandi magambo, Adamu ntarabona icyaha, Adamu ntarabona yuko yakoshereje Imana, Adamu ntarabona ko yaguye mu cyaha, ahubwo amakosa ayashyira ku wundi. Imana yahise irekeraho, ntiyagiye mu mpaka na Adamu, ibihamagaye Eva. Iramubwira ngo Eva, icyo wakoze ni iki? Eva nawe arayibwira ati reka da, ntabwo ari iki, ahubwo ni ya nzoka waremye. Eva nawe kwihana biranze. Rero mu buzima bwacu bwa gikristo, ikintu kigoranye, ikintu kigoye abantu bitwa abakristo, ni ikintu cyitwa kwihana.
kwihana rwose. Umuntu akora icyaha akagishakira impamvu, akagishakira amavuta, akagisiga, akagishakira ingobyi, akagiheka, ariko nta muntu ushaka kwemera ko yakoze icyaha. Imana rero idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Ahangaha rero Yohana arandika avuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, ngo tuba twibeshye, ngo kandi ukuri kuba kutari muri twe. Arangije aravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ntabwo icyaha cyamarwa nuko umuntu yagihishe ngo ntikigaragare. Ntabwo icyaha cyamarwa n'iminsi umuntu akimaranye yaragikoze. Icyaha kimarwa gusa no kucyatura no kukihana. Imana yacu nidufashe. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, tuba tuyise iyi ni Imana ngo iyo tuvuze ko nta cyaha twakoze, ngo tuba twise Imana inyabinyoma. Imana rero idufashe tureke kwita Imana iryo zina, kandi Imana idufashe kugira ngo tumenye kwihana, tumenye guca bugufi, kumenya ko twakoze icyaha, tugisabira imbabazi, kuko burya inyuma y'imbabazi nta rundi rubanza ruba rugihari. Imana yacu idufashe, Imana yacu itugirire neza, ariko kandi Imana itugirire neza cyane kugira ngo yigishe imitima yacu guca bugufi, yigishe imitima yacu kwihana, tureke gushyigikira no gukigakiga icyaha, ahubwo tujye tujya imbere y'Imana, tuyisabe imbabazi, tuyibwire ko twayikoshereje, hanyuma tuyisabe imbabazi, kuko mu kiganza cyayo huzuyemo imbabazi nyinshi. Umutima w'Imana wuzuyemo imbabazi nyinshi. Igihe cyose duciye bugufi, igihe cyose twemeye gusaba Imana imbabazi, Imana iba yiteguye kutubabarira. Ariko ibi si impamvu yo kuvuga ngo duhore dukora ibyaha kugira ngo tujye gusaba Imana imbabazi, kuko Bibiliya iravuga ngo ukora icyaha nkana ngo nta kindi gitambo cy'icyaha kiba kigihari. Amahoro y'Imana rero nabane natwe, kandi kugirirwa neza n'Imana yacu bibane n'ubugingo bwacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen.